Kivumbi ari heavy man nk'amasomo bagiye bayashyira mu ngoma twazadufata man. Nicyo wabwira abanzi ba Kivumbi? Abanzi se abanzi nyine bumva iryo jambo bamushiti nabo rero bajyemo hariya iriya mirongo wayibona unywa amazi. Wababwira icyo abantu nk'abo? Ibyawe sibyo byundi man kuko kundi bavuga ati inyo yundi siyo yawe. Wishinga iyindi yawe ikarangara bro. Ubu se papa wawe yakwishimira ko bamwita papa Dega Diki se? No se ko ari uwo bita ni amabyariro man. Ni amabyariro se ntabwo ari abapeti bagiye bita ni amabyariro man. Ngo umutima mu mabyara. Reka nongere kukwifuriza kugubwa neza wo kuri Sky Nation aho uri hose nkuko mumaze kubimenyera ikiganiro no mufana kuri mikoro muba muri kumwe na DJ Skype naho kuri kamera muba muri kumwe na Joe Lasta. Yes, ni bisanzwe munsi nabwo turi kumwe n'umufana ndagira ngo tumuhe ikaze mu kiganiro. Ko mubizi ngiye banyita Wirox cyangwa Young Dega Diki yose na yanjye to like. Young what? Young Dega Diki. Diki. Ufana iki cyamamare? Kivumbi King man. Kivumbi King. Mfite n'ifoto hano mu mugongo ya tatouage like for real. Ndamufana man ramuniga. Byanyabyo. Fo. Ufite na tattoo mu mugongo? Hano man, sumvanemo. Wimaranye nk'igihe kingana iki? Sha nayishizeho since igihe namwumviye man namwumvishe ntago ari ivu kera nyine. Uri umufana wa Kivumbi? Ujya kumufana byatangiriye kuki? Iyihe ndirimbo ye ya mbere wumvise gatuma uri umufana wa Kivumbi? Iriya ndirimbo ngo Madam I think niyo namukundiyeho man. Madam hari mutuntu tugambo dukorera nyine aba baby harimo amashuri nyine buri ibyo gakoresha ukinjira nabikoreshaga man nyiga muri boarding like Kayita ubwira ngo nahitaga mwandikira agapapuro ati akayatagira no mutoma kandi se yahuze ni ibintu numvishe mu ndirimbo yo muniga nemera byatari man. Ubundi Kivumbi like ntabwo ubundi yakagombye man kuba aririmba mu Rwanda. Man avuga yakaba aririmba man state ubundi nakora boss abanyarwanda zikenewe man. Rwego yararurenze fo ura muniga ubundi nakategura agira tu so munyukama since ubundi like bari abahanzi bobo ngobo bazanye revolution navuga nka revolution ibintu bya kera wumvaga ari nka nuza like theater urumva utazi yo biva niyo bijya ibintu byasobera aho tu. Hari ikibazo naringiye kukubaza ariko ndumva nawe kuri mikoro ufite ijwi wagira ngo hari abantu nyine uri kubona Kivumbi ukuntu aririmba n'uburyo angana nyine baravuga ati ririya jwi uburyo angana ntibijyanye we na iyo ari gutonoma kuri mikoro. Birani ibyo byiza irajwi riri ni kuyindi hayi ni hayi iri hejuru bro. Skype nawe niho wakuye kuvuga buryo ko numva nawe siwamenya ariko like ijwi nyine naye nisanze gutya mba numva ari ibintu bisanzwe nyine tu. So uvuze ko indirimbo yatumye umufana wa Kivumbi bidasubirwaho ari Madam. Magingo ya indirimbo iri kubigukorera muri no minsi niyi? Indirimbo singendeye ku nshyashya nyine tu. Ariko iriya ndirimbo yaririmbye I think amajora ne ya amajora ni irangoma yarankomye tu. Nubwo ari agahinda nyine ariko irangoma ubundi buriya iyo uririmbye ikintu cyangwa ugakora ikintu ukivanye nyine ku mutima cyawo ukakiririmba nyine ukibabaye tu. Ni nk'ikintu wenda wasorinze ukuntu iyo iri kucyonjoyinga tu ukuntu uba wumva umeze ubona nyine biriyenze tu. Amajora ne nibi gukorera irandirimbo man nayo ni neza byataye nyine ikintu nende kuvuga impamvu nayikunze buri ikintu nyine uririmbye kibabaye ikintu uririmbye ubabaye cyangwa ikintu nyine kikuvuye ku mutima nyine kiba gikoze ku yindi level tu bamumva kiri deep. Ariko ngo hari ijambo yaririmbyemo ry'ikinyarwanda neza rerura ngo
ngo umutima mu mabya bwa mbere numvaga atari ibyo tu, numvaga wenda ari ibindi niyumviye nk'abatini b'iki gihe tu. Iryo jambo Muniga akunda kurivuga bamwita bamushiti na wa muji, kandi nawe nigeze kumva karurimbwiraho Skype nyine urambeshye ntago mbeshye urase yarashatse kuvuga icyo ari nyine mani umutima mu mapesi nyine suzi ko ari igihe kera mani kera ku ishuri muri interina nigeze gutoroka nyine mvuye kunywa urwagwa muri interina aho nigaga nyine tu urumva then nyine ari ukuntu nyine bakoraga attendance noneho bakoze attendance nyine baratubura nyine barambura n'abandi twari twatorokanye like hanyuma nyine bakoze attendance barambura ujya kwisobanura nyine nanjye ubwo umutima nyine niho wari uri iyo wari wageze no mu kabuno hose wahageze nyine tu. Rero nyine ubwo iyo bukwisha umutima ndawumva nyine ari ibindi byiyongiye. So Kivumba kenshi yumvikana mu ndirimbo ze akoresha ururimi rw'icyongereza, birakorohera kurwumva cyangwa ni nacyo kintu cya mbere mukundira kuri aririmba tu. Nicyo kintu cya mbere, ni nacyo kintu cyatumye ari bavuga gushinukira, sinzi nicyo kintu cyatumye mukunda abandi. Nyine bamwe bahita bavuga ngo nubwiyemeza Imana, ariko nyine igihe tugezemo ntabwo ari ukuva kuri flow ya mbere ugera ku ya kangaha uririmba ikinyarwanda man. Rega nabo hanze se bakumva ute? Abo hanze bakumva turirimba nyine ikinyarwanda gusa. Ariko gerageza uduhe ku mirongo ya Kivumbi. Umbwire ni turagize ndaba ndi kwitekerezaho. Oya urumva ntabwo ari ibintu byinshi. N'ubundi Kivumba aririmba ameze nk'uri kuganira. Nawe nushaka ari indirimbo afite ngo ngijwi rye niryo numvaga ndakeka man, sinzi kuririmba biri deep nyine ariko nkunda indirimbo zura Muniga biri gusa. Harya bura Kivumba aririmba ihe njyana Kivumbi mbona hose ajyayo nyine iyo wavuga we nkunda ni iyo nkunda arimo ni hip hop nyine tu, hip hop ya rap tu. Ako nanuza zira zigenda nazo dancehall nazo mba numva ari ziri fresh tu. Biragaragara ko ukiri muto, ntago kukurikira umuziki cyane bituma amasomo yenda ashobora kudindira. Amasomo rega iby'iki gihe by'amasomo mani ntabwo nyumvuze ko nyanga mama yazambona ariko amasomo se rega nose wenda uzabaza abantu benshi ibyo wize si byo ukora urumva. Rero by'amasomo mani umuziki urarenze mani. Ubundi dore wenda nk'amasomo bagiye bayashyira mu ngoma twazadufata mani. Nawe ubu ngubu ufite inzozi zo kuzaba umusanisi mo gakeya kuko umuryango nkomokamo si ubyemera. Ni mu gipasiteri cyangwa ni mu gishe tu? Nabo ni abasitari mfite navuga bakuru banjye tu, nabo ni abahanzi UG. Ariko nyine rega zino staff zo kuririmba uzinjiyemo ni nk'aba umeze nk'aho utandukanyije n'umuryango ho gatoya tu. Bamwe bahita batangira turi ikirara ugiye kunywa itabi ibintu nk'ibyo tu. Rero nyine iyo ukunda amahoro sinavuga ko nyine nabagiye mu muziki bayanga, ariko nyuma babona ko wenda ibintu wakurikiye byari byo tu. Ariko ari imiryango ujya kubabwira bagatangira tugura tushaka ahandi ujya kuba nk'ibyo tu, ukahita ubikapinga ukabirya seni nyine ukajya ubinyuraho gutyo nyine tu. Waruvuze ku bintu by'ibiyobyabwenge n'ubundi nacyo bigeze kumubaho yafunzwe. Afungwa icyari cyabiteye urakizi? Numvishe ni ibintu bya bira Paul bamwe ako barabeshyaga byigeze bimuhama se. Barabeshyaga byabaye ndi ku ishuri, ariko nyine nk'umufana amakuru nyine bibaye byarabaye se ni ihe nama wamugira kugira ngo namugira se iryo kosa ritazongera. Ariko sinamublaminga nuko wenda bantera amabuye wenda n'iki na leta, ariko ntago se iriya mirongo wayibona unywa amazi ntago bibaho. Urumva sinamublaminga kandi nanone si buri wese arigaba afite impamvu abikoresha. Ubundi mbere navuga mbere yuko bajya gufunga umuntu bajye babanza mubaza ati se wabikoze kuki. Wenda navuga nk'emotions zituma umuntu akora ibintu bitandukanye. Ayigoto aruta abikirara ikihebe n'abarabi byihebe baba bafite impamvu babaye byihebe tu. Ni nk'uwe muhanzi hano mu Rwanda ubona wahangana na Kivumbi? Kivumbi mukura pa
uwo ari we wese injyana yose yaba aririmbamo man Kivumba ari heavy man ni nkuko nabivuze muri ntago yakabaye ajya gukora featuring man n'aba bahanzi hari n'abarenze ariko man ukuntu aririmba wagira ngo njye ubwa mbere namwumva numva irangoma nakubwiye tu narinzi ko ari uwo hanze ntabwo narinzi ko ari uwo mu Rwanda tu nabimenye nyuma tu ukurikije ubuhanga Kivumba afite ubona umuziki nyarwanda azawugeza ku ruhe rwe aza ubundi ikibazo cy'abanyarwanda ni nk'ikibazo cy'abantu bose kuri ino situ abantu bihugiraho ni basapotinga abandi ariko nk'ubu ngubu nyine umuziki w'u Rwanda ahantu uri like nyine ukuntu reba wenda nk'iriya crew navuga yaba Ishkevin ukuntu basapotingana birabyo nabonye biririti kurusha mbere man mbere umuntu yabaga amenya iziwe staff ziwe nkatwe wenda like dufite boro bita Lucky Charms urumva kuri ije nyine ahubwo bana following iki n'iki urumva iyo boro nyine ni crew yacu navuga ko abantu benshi barimo nabo bemera Kivumbi benshi tu noneho iyo boro nyine nako turasapotingana nyine mu kuzamurana mu bafollow n'ibyo byose tu navuga gutwikirana turatwikirana tu urumva rero nyine ukuntu umuziki nyine Nyarwanda ugeze ahantu kure wenda agiye nkuko akora featuring zo mu bindi bihugu ya umuziki watwika man waba hit bidanje so uvuze groupe y'aba Ishkevin uburyo basapotingana namwe murabikora mushyigikira umuhanzi wanyu Kivumbi uramuniga sinavuga ko mfite bore hano mu mugongo man man ndamwemera to akwibaze ubanza wumva izina Kivumbi King bidyumve nawe nyine ubundi yobishatse wenda katureka kubeshya abanzi benshi sibyo mbavuga amazina yabo wenda twazahora bakanakora iki n'iki tu irya zina n'iryo ryanyaryo ngahe basi iryo zina nabo abandi wenda so abandi bagiye bayafite nyine biyisanga yitwa Nkabimana so mvuge muvuze ariko yazanyica rero ariko nyine man nyine Kivumba ariko mvugira izina Kivumbi King ni umwami nyine King tu nagira ngo wenda ushobora no kubwira abafana abantu mufatanyije gufana Kivumbi nyine ukababwira uti mwabigenza muri buno buryo kuko hari abantu akenshi usanga afata akaririmbo kasohotse akakumva bikarangirira ikintu namubwira nyine umufana wiwe yakora sub kuri staff reba zino staff social media nyine ubundi yarabyoroheje man yarabyoroheje rega n'abantu benshi basigaye batwika suko wenda baba bafite ikindi tu cyambere ni urubuga kano numva ariko basigaye bavuga kano nyine cyano nyine ni kano urumva nyine wakora sub kuri boro ziwe zose ukashare nyine ukajya uzikora urumva n'ikindi cyiza kiwe ntago ari bano bahanze hari abahanzi bandikira kuri Insta bakagukapinga ariko we man aragusubiza tu aragusubiza ikinabo bamwita Kivumbi King mukaba muri kumwe na Young Degadiki Wilox nyine tu ariko se wigeze kuvuga ngo iriya mirongo ngo ntago yayandika tagize gutya ngo zacyaginga ayo mazina nayo ko numva bisaba kwicaginga nyine nk'iryo zina Degadiki ari umunsi akenshi ibintu byinshi mani hasi zenshi zabereye muri interina mani nyiga interina tu ari umusizi bari gukaba amafoka urumva none ngiye gusetsa akabati babikagamo amafoka nyine y'abandi tu mbona nyine mani icyo gihe nari twari tumaze nk'iminsi tutarya nyine abantu badafite amafoka arabaza abaniga bo muri interina nyine babiyumva nta kugendana ibintu by'ibifoka by'iki ubwo bigendana nyine uburi umururu tu ubwo icyo gihe twari tumaze nka 2 days tutarya mani urumva then sinzi akabati nari ngiye gusetsa mbona handitseho Degadiki nyine hari handitseho nuza Diki ari handitseho Diki then nyine hari n'undi muhanzi nyine nemera ariko we nyine yarapfuye tu bamwita XXXTentacion sinzi niba muzi none nawe ari izina yari afite bamwita Young Degadiki none nahita afataho ka Dega kuri icyo nyine se ubwo iryo zina urishyize nko mu Kinyarwanda bro ukazimiza we mama tazambona mama byumvise yanyica mani
oya ariko iryo zina hari abantu bashobora kuba badukurikiye kumva ni akazina keza yenda akaba yashaka nyine ni akazina kaririti urumva azabigogoringa azabona meaning yabyo twako ni akazina ngiye karangi. Ubu se papa wawe yakwishimira ko bamwita papa Mega dikise no se ko ari uwo bita ni amabyariro mani ni amabyariro se ntabwo ari abapeti bayita ba ni amabyariro mani si babaho ji iryo zina se urumva nyine tumvikana ushatse kuvuga wenda ugiye kuri se ko ari uwo bita Dickson bazirasoni bayivanye urumva se nyine rega ibintu by'iki gihe ntabwo bikimeze nka mbere mani. Mbere nibwo ibintu byose byabaga ari ukugigira ariko ubu ngubu nicira uti nyine ni urugero we n'amaji yawe muri ghetto nta yindi ndirimbo mushobora kumva usibye ya n'ubundi abaniga babiri nk'uko nabikubwiye cyane cyane Kivumbi niwo ngo hanze bita X yapfuye nyine tu nibo nemera vibe zabo none Kivumbi we nyine n'agatatu kiyo hano nyine ahubwo nivuyemo mama nanyumva nyine araza kuza gukora checking bahite banyirukana urumva gutyo nyine mu rwego rwo kugira ngo umuziki wa Kivumbi ukomeze utere imbere nizihe ngufu mukoresha nk'abafana be? Share urumva ndakeka nta n'umuntu utamuzi mani uramuniga ari riti birenze tu nawe arahasoringa haso nabamenya nawe uzizi nyine haso tu share zo ni za mbere uturirimbo twe nuko duhozamo n'ubu ngubu niyo ndi kumva tu niyo ndi kumva twaze tuvugana niyo nari ndi kumva ziko ko kuri Diki bro niko abantu banza ko kuri yo abantu bamenya like igisobanuro cyaryo mani ariko banza si nk'ishami ry'igiti se bijya gusa ariko rikomeye nyine n'inyama itagira igufwa ndakeka n'inkoni itababaza ubundi mugabo ubu nukura ko numva ugiye kuzaca ibintu nimba koko izina ry'iryo muntu nabiba birenze bro wabona nabitangiye ubu ngubu ko ngana uko tu ariko hari abantu bavuga ko ushobora gufana umuntu noneho ukarengera ugashaka kwisanisha n'ubuzima abamo kandi mu by'ukuri we ni umustar afite aho yageze kandi wowe ukiri muto ibyo byo ndi kubyumva icyo gihe navuga nkakundi ko kwiterera tu kwiyumva nyine man ariko nyine abantu bateye nkuko nyine ni babandi so bataba bamenya ko level zigiye zisumbana man wababwira iki abantu bifata nimba mugani wawe nkuko wari ubivuze uriya musani kugira ngo wenda ngo mbe nkawe kwandika imirongo abanza yabanje kwikora nawe ukabanza ukikora kandi uri aho ngaho nta kintu urageraho wababwira iki abantu nkawe ibyawe sibyo cyundi man ntabwo kwa kundi bavuga ati inyo yundi siyo yawe bishinga ibindi yawe ikaranga rero gufana ari limit man ibintu byose bigeraho suzi ko ibintu byarenze urugero se man biba bibi nko ku isabukuru ya Kivumbi ubashije kugera hari ni iyihe mpano wamuha? Impano byaterwa n'icyo ashaka. Oya impano ntabwo banza kubaza umuntu ngo ndaguha iki. Muri make ni ibanga ryanyu. Ubwo se niba ushaka kuyimuha nawe ni ibanga ryanyu. Oya urumva wenda ushobora no guhindura da wenda nimba ari imodoka ukazamuha Range Rover. Imodoka zose no shiramunega ari cyabuze mane bwira cyane wenda buze twome ariko ntabwo waba ugiye kumufasha. Ndi kubyumva nyine rega mana ari ikintu umuntu abababaye. Nkiniga nigize kujya birthday yari ishonje inkweto mane bayita bamshit. Ndakomeza mvuga uwo muniga ari mane niwo mboye wanjye. Ayo mazina ko numva ajya kugira ni saa ni ibice nyine sinzi bura sinzi kuri ari ukunirega inshuti ari ibintu ziba zifite bihuriye. Bayita bamshit nyine ni homeboy wanjye. Bamshit nawe nyine dukomeze story yarashonje inkweto nyine yirwana yara stress ifo iki nyine ndamubwira ati bro akira staff zawe ni nk'ibyo nyine nanye mubwira ati ushobora kunosobaha umuntu ufite imodoka niba afite imodoka eshanu ukajya kumuha indi man bitwaye iki nta kintu babitwara ariko nyine aho ngaho sayanze byo ntabwo describe
kuri wowe uri kumva nta kintu wamuremera ku isabukuru? Yewe nabwo kiri ku mutima sinakikubwira, kiri ku mutima. Twinjizemo turebe Man kamubwire Skype we iyo impano namuha sirayize namuha sinajya vati namuha sheri kandi ashaka afite akavagari kabo man. Naye nari icyamamare ndabafite mfite akavagari ku myaka yanjye mikeya cyamani sinzi byate ubundi nima nagitekerezaho nyine. Icyo kibazo warugezeho ndaza kukigeraho ngo ubwo se abaye ari bumwemereye wagira gutyo tita ntamuhereza da neza neza yanagaruka mugakomezanya umuntu ukunda sheri wanjye kare ibintu bidasangirwa agari wenda mfite nka sister yabishegeye namumuhereza namumuhereza nyine iki n'iki ahubwo sheri wanjye se kare nubwo nawe ngira ariko ntabwo namumuhereza ari ibintu bidasangirwa. Twikomereza ikiganiro nicyo wabwira abanzi ba Kivumbi. Abanzi se abanzi nyine bumva iryo jambo bamushiti nabo rero bajyemo hariya gende bahoshe nose ubwo wundi waba umwandikira kiramuniga man. Ayo ni amaniga y'amatebe man, nta muniga y'amatebe. Bababwira ko ari amadebe. Nta amatebe nyine. Niba kibaza tuzahure bagigira ariko nta amatebe nose man nta muniga. Aduha ibyishimo urumva imitoma yo ni yose. Abakobwa bose mfite benshi man nabateye imitoma yavuye mu ngoma ziwe. Ugende ku ndirimbo za Kivumbi. Yego man. Ahubwo nta muniga namubaza amagambo hayavana. Kuko namukubaza tu. Ikibazo reka nyikubaze neza wagiciye ku ruhande. Bibaye ngombwa yuko Kivumbi akunda girlfriend wawe akukunda wamumurekera cyangwa wahangana nawe? Ntabwo nahangana nawe Imana arinde. Hariya baravuga ngo ayatareshanya naramukanya bro. Ni ukuvuga ngo ukimenya ko bavugana me nose wawe ukiburana mani reka wakapinga nyine waba ariko ako nibivuze ko ntazaza murana n'uwo navuga wenda ko yaba baye ex aramaniga ahura na ex aba ex babo ugasana beef kandi se ubundi cyambere ni ubushuti nose niba mugihura akagukorera ibyo yagukoreraga mbere ubundi siba bihagije man. Neza wamureka namureka nyine akajya yikozayo akaza akagaruka iki n'iki biba bibaye man. Numurega n'ibintu byo gukundana ntago bikigezwe ya boro ngo ntagikwe yaragakoze man. Hari abantu bavuga ko iriya njyana Kivumbi aririmba cyangwa n'amagambo akenshi akunda gukoresha aba yanduye reka mbivuge gutyo. Akenshi ugasanga ni nk'abantu bakuru. Kano kanya wowe ugiye kubwira abantu bakuru cyangwa se ugira icyo ubasaba abantu bavuga ko iriya njyana cyangwa n'uburyo babiri ari ibirara ziranjyana y'isi birara. Nyine ikintu nababwira abo bantu bakuze ikintu cya mbere ni kimwe bari kuvamo bakomeze bagende nyine. Nose sibyo se Skype bakomeze nyine bagende. Nose mane akayizba numva ahubwo baba bangamye nubwo wenda na ba mama bakuze bari bumve ko ari bumvuze ariko nyine bahoshe ntabwo bahoshe nyine bari kuvamo nyine. Nose niba bumva zira boro zimaramani giye bazishyizemo sizikubiye se sizirenze sizabiciye ariko mba numva ntabwo ziri ritima. Iyo bazishyizemo umva ari nk'ibiryo bitarimo umuntu mba numva mane se ureka ni ibintu bitancira ishati biriya birimbo Angelique boro utabyina ahubwo boro nemena n'izira zakira ibiti bisope tu ibisope mane babikubiye. Bibaye ngombwa ko nk'umubyeyi wawe akuza gufana Kivumbi cyangwa se no kugendera muri no style nyine y'abasani gusa ababyeyi banjye habe papa habe mama navuga ko bagigira ariko nabo ni abastari baragigira nyine kugigira mvuze rega buri mubyeyi mana abagomba kugigira umwana we kugira mane atari ibintu atakagiye moto nyine ariko nabo ni abastari so yabimbuza nawe araba afite afana yisize n'amarangi iki wenda bakuranye we uvuze neza bakuranye rero nayo I have my right gukora icyo nifuza nyine ibyo narengeramo ariko mane se yaba yazambaza iki navuga ati yazambaza iki nushaka ubirebe
ubwo ntabwo uri kugumura abagenzi bawe. Simba oya man niba sazi iwabo naye baranganira niba sazi iwabo bamukanira yanyishinga mu biki ibyo bimwe nakubwiye ati hari amaniga agendera ku yandi ubwo icyo gihe nabwo buri idebe bose niba ndi butaye nkakubitwa ndajyana n'uwo turi n'ubu tayi wabo sanga niba mugigire man ngiye hari amasangera mu rugo bagatangira kumpamagara banira stress. urumva ubwo nyine icyo gihe icyo ukora urataye ugataha n'umutima mwiza urumva kandi ikintu navuga ni kimwe biriya biboro femu man femu kibana n'ababyeyi man uyishyira hasi icyo kintu navuga man ugaca bugufi wasohoka hanze wenda ukongera nk'icyamamare ariko man ikizi ko kiba mu nzu itari iya so na nyoko itari iyawe ugomba guciringa down man ari nk'igihe wenda navuga nk'abaniga nzi tu iwabo harakubiye mu gagari ariko ari igihe amazi yabuze like na wiki yose ruva abo baniga nyine bariyemeraga tu biyemera iki n'iki ariko nungurwa bari kujya kuvuga Kanengwa sinzi niba haje Kanengwa sinzi uburyo nabonye bari kwitera amajerikano se ubwo mwana urumva utaba wisebeje bro kigiye icyo ndi kukubwira nyine bazi ko bana n'ababyeyi bawe femu yishyira hasi umubyeyi ntabwo wambwira ati mfite abaforo bangana gutya kuri Instagram ngabyumve bati se bamaze iki mwana urumva ahubwo ati se bamaze iki nyine nibaguha ibyo kurya nibaguha iki nyine bayumva nta kintu bimaze nyine icyo gihe nibwo ndi kukubwira femu bakwishyira hasi. Ese ubundi kuri wowe harya ngo ni young dega what yavuga Wirox basi vuga Wirox dega dikuri reka vuga Wirox kuri wowe ari ukuguha fame waguha fame n'amafaranga wahitamo iki? Ahitamo amafaranga man fame se nibi fame irarangira man amafaranga se amafaranga man amafaranga ni ikintu kiri heavy man fame irarangira cyangwa ugapfa urumva gusa amafaranga niyo upfuye ari ibyo usiga ukoze tu wenda sinzi amakuru neza uriya muntu wubatse hariya ni Rubangura ninde Rubangura ryaracyariho yarapfuye ariko izina ryiracyahari nyine niba yaranapfuye tu iracyahari urumva ko nyine amafaranga ari heavy kurusha mani fame nose abo ngabo bimara zibavuyeho se bara izina riracyahari ariko nyine kandi hari abakire hari bakize cyane muri icyo gihe tutazi icyo gihe nyine nawe ari ukuntu reka ibintu byose ntabwo ariko bigenda neza mu murongo nawe nka Skype n'upfa ufite channel nyine channel yawe urumva niba waranabyaye simbe zitabizi icyawe nyine urumva umupeti wawe cyangwa undi muntu azagenda kurebe nyine cyangwa nanjye wenda nimpfa mu myaka mfite ningira myaka nka 30 ingahe ndagaruka ndebe boro mvuga ati peti reba nyine umwana ashaka kuntu nari imeze nose urumva nyine atari ibyo man so uba ufite amafaranga ahagije n'icyo wafasha Kivumbi kano kanya Kivumbi ikintu cya mbere nakubwiye ni kimwe namushakira abahanzi bari rit man bada baby nyine bada baby bari baby abantu nk'abo man nyine bari rit uramune so wumva icyongereza avuga man akira kubiye ariko wasuje abantu bakurikiye Sky Nation nko mu cyongereza ugahita bro cyongereza wagwan nyine basuhuza mu cyongereza sinabikoze se wagwan man ahubwo man muturemere iki mudufollowing bro following man tubabaye abafollow bro following wowe cyangwa following Kivumbi ngiye nawe man ngiye nawe nawe ngaho twagiye amazina ya abashaka gufollowing ni Wirox nyine tu Wirox wandike Wirox bora yawe ni Sky Nation kuri YouTube Kivumbi ni Kivumbi King tu abashaka shout out ndazivuga nyuma ndabibuka mwese man so none turi kugenda tugana ku musozo uyu ni wa mwanya w'umufana wirekura ukagira icyo ubwira Kivumbi nimba ari igitekerezo ushaka kumugezaho ukakivuga nimba ari n'ikibazo ukakibaza nta Kivumbi nta kibazo mufiteho aranshimisha man aranshimisha gira icyo umubwira ndagukunda bro esuwe yamara ushobora gusanga ya boro navi karede ibaze se
ngaho gira icyo ubwira abantu bawe dore turi kugenda tugana ku musozo. Abasha shout out to my nigga Bamshit to Skype like everybody. Na sister wanje man bamwita bro ndamwibagiye nubwo tuvukana ekeri ya 50 like na boro yacu ahubwo ndakomeza nyivuge bayita Charms Lucky Charms muforenga na big dawaji bamwita Wamji ndamwemera bro no muniga wanje nawe nyine arabidukorera man dufite ibintu byinshi duhuriyeho tu kabisa na mama mu mufollowing bro bamwita Erika bamwita Erika kuri Instagram Erika na daddy wanje bro bamwita Simba bamwita Simba wowe ugire ngo ni Diamond kareka ntabwo ari Diamond man bamwita Choi Simba I think niba nabyibuka neza mirongo ya Kivumbi indirimbo afite we na Logan Joe Zima Kapolo agatangira ati aga on my knees big ones are big trust you there and believe wishing the wishing the beach ako nyine gutya ako karabaye niko nibuka ni nacyo cyongeza nakubwiraga bro gutyo nyine ariko zirije amaniga y'amadebe amaniga y'amadebe nahushe ako mbese amaniga y'amadebe nyine amwe yanga Kivumbi man na amadebe nyine fo mbanutse irindi debe ariko reka nere kuri tuka kuko nakomeje kurivuga cyane ryo ni debe mu yandi numva ko ikintu cyakubwira to ubutane nzakoresha ikiganiro reka ngushimire wowe wakora iki kiganiro umufana nkwibutsa ko uba ufite icyamamare ufana ushobora kutugeraho cyangwa ukaduhamagara kuri 0789565157 ikiganiro umufana nagahoraho ciao Nation.